gutabaza iyaba byaratumaga umuntu wese usinziriye akanguka, niko byari kuba byaragenze muri icyo gitondo, nta muntu n'umwe wari gusigara asinziriye, bose bari gukanguka bakaza kureba ibibaye. Lorette yarasakuje cyane, yavugije induru aratabaza, urusisiro rwe rwose rurahurura. Yaravugaga ati isura yanjye ndimo ndashya, muntabare ndapfuye. Murumuna we Sophia yabyumvise ari mu kindi cyumba aza yirukanka ati Lorette, Lorette ubaye iki? Lorette yakomeje gutaka, ariko mu gutaka kwe noneho akavuga ati amazi, amazi, ndakwinginze nzanira amazi. Sophia yagiye kumuzanira amazi koko, ariko mu kuyazana asanga n'abaturanyi babo ba hafi bahageze, baje kureba iby'iyo nduru no gutaka cyane. Batangiye kumusukaho amazi menshi, bayamusuka ariko cyane cyane mu maso, kuko ariho yumvaga ubushye. Barebye isura ye ukuntu ihise ihinduka mu minota mike cyane, bumva barumiwe kuko yari yahiye cyane, yatangiye kuba ibisebe, ariko bareba ikimwokeje nacyo bakakibura. Nta muriro wari uhari ngo batekereze ngo niwo wamwokeje, nta mazi ashyushye babonaga, nta n'ikindi kintu gishyushye babonaga wenda ngo batekereze ko aricyo cyaba kimwokeje. Bo babonaga isura ye yahiye cyane, ariko nyine ntibabone ikintu cyamuteye kumera gutyo. Bari barebye nuko bayoberwa ibyo ari byo. Lorette wari umukobwa mwiza cyane mu rusisiro rw'iwabo, kandi akaba yari yifitiye ubukwe habura amezi 2 gusa. Isura ye yari yahiye yahindanye cyane, abantu benshi bari bari aho ngaho yarabateye agahinda kenshi cyane. Nubwo bari bamaze kumusukaho amazi menshi, ariko yakomeje kumva ashya. Umwe mu badamu bari aho ngaho yaramwitegereje aravuga ati nyamara njyewe nzi imiti y'ibyatsi yamufasha. Yahise agenda yirukanka ngo ajye kuyizana nta gutinda, maze agira n'Imana arayibona kuko arayizana. Yatangiye kuyimusiga, noneho Lorette yumva ubushyuhe bukiri kuzamuka, ariko ahari harangije gushya nyine hari habaye ibisebe gusa. Muri ako kanya mama we wari wazindutse agenda, nawe yaje kugera mu rugo. Ahageze yamukubise amaso, arababara agahinda karamwica, yumva abuze n'icyo gukora. Yasanze abakobwa be barira, urugo rwahindutse amarira gusa, kandi huzuye n'abantu benshi cyane baje kureba ibyabaye. Sophia yahise amubwira ati mama, ngaho reba uko mukuru wanjye yabaye. Mama Sophia yegereye Lorette n'amarira menshi ati mwana wanjye koko ibi ni ibiki? Ninde wagukoreye ibi bintu koko? Ninde wakugize gutya? Yararize yicwa n'agahinda. Abari aho ngaho bose bari bahuriye batangiye kumwitegereza, maze batangira guseka bakavuga bati ariko murabona uburyarya badi, none se buriya arimo arigira ibiki bino byose se babikoze? Buriya si ishyari yamugiriye we n'umukobwa we Sophia, kuko babonaga yiboneye umugabo mwiza kandi w'umukire. Ba mukasi b'abantu turabazi, nareke uburyarya, nareke gukomeza kwiriza. Urabona ukuntu arimo gukomeza kumwereka ko amwitayeho cyane. Abantu bakomeje kuvuga byinshi. Mama Sophia ayo magambo nawe arayumva, ariko arababara cyane, maze arabwira ati ndabinginze murekere aho kuvuga ayo magambo. Lorette mukunda nk'uwo nibyariye mu nda yanjye we na Sophia, mbafata kimwe, musigeho mureke gukomeza kuduteranya, ntago namuhemukiranye. Yakomeje kubabwira ati kuva natangira kubana na Lorette nta kibazo twigeze tugirana, kandi namukundaga nk'umwana wanjye. Kuva papa wagihari no kuva yagenda nta rwango na rukeya nigeze mugirira, ku buryo natinyuka kumuhemukira gutya. Yavuze gutyo abantu bati ni ikihe kintu kindi wavuga? Wakihandagaza se maze ukabyemera, ukemera ko ari wowe umugize gutya? Mama Sophia yarababaye cyane, kubera ukuntu abantu bose bumvaga ari we wabikoze, nta muntu n'umwe wari umwizeye. Lorette nawe yari yarakaye cyane, yamurakariye cyane we n'umukobwa we. Byanze bikunze yumvaga bizi neza ko ari umwe muri bo umugize gutyo. Nubwo bari basanzwe bikundanira cyane babanye neza, nubwo nta kintu na kimwe yari yarigeze atekereza bamukorera kibi, ariko kuri iyo nshuro noneho yumvaga ari bo babikoze nta bandi, akavuga ati icyo nzize ndakizi, nzize amavuta yo kwisiga Sophia yanzaniye. Buriya we na mama we babigiyeho inama ngo bangire gutya. Lorette yumvaga yiyanze cyane, yumva nta n'umuntu ashaka kongera kuvugisha, maze yibaza naho yahera avugisha fiancé we ngo amubwire ibimaze kumubaho.
neza neza yumvaga byamuyobeye atari buze kuza kubona ukuntu avuga ibyo bintu. Yifungiranye mu cyumba yumva umuntu akeneye kuvugisha gusa n'inshuti ye magara, umukobwa witwaga Wendy. Wendy yari umukobwa wari inshuti ye cyane kuva kera cyane, kandi no mu gukura kwabo bari bakiri inshuti. Yaramuhamagaye aramubwira ati mbabarira uze kundeba. Wendy yahise aza yihuse, ahageze abaza Sophie ati Lorette ari hehe ko amuhamagaye ngo aranshaka byihutirwa. Sophie aramubwira ati yifungiranye mu cyumba yanze kutuvugisha, genda wenda wowe arakuvugisha kandi udusabire imbabazi, njyewe na mama wanjye turarengana ntaho duhuriye n'ibyabaye. Wendy ati ariko mana yanjye ibiki se byamubayeho, mwese uzi ko murimo kunshanga, nta n'umwe urimo gutinyuka ngo abivuge, murimo gukomeza kubica ku ruhande gusa. Ubundi Lorette yabaye iki? Sophie aramubwira ati sha Lorette ndamukunda cyane, ibyamubayeho biteye ubwoba, nta nubwo natinyuka kubivuga, genda arabikwibwirira basi ariko umwinginge yemere aze tujye no kwa muganga tujye kumuvuza. Wenda ubwoba bwaramwishe ati aha ndumva bishobora kuba bitoroshye, njyewe nkaba ndimo kubikinisha. Yahise agenda ajya aho Lorette yari yifungiranye ati Lorette fungura ni njyewe nahageze. Lorette yumvise ko ari inshuti ye Wendy maze arafungura, ariko Wendy amubonye avuza induru ashaka no kwiruka. Yahise amubwira ati Lorette nuko wabaye, ninde wakugize gutya? Lorette ati simbizi sha simbizi nukuri. Wendy ati ariko se ubu ngubu njyewe ndimo ndabaza, ubu hari abandi bakugize gutya si mukaso n'umukobwa we? Nibo bakugize gutya rwose nta wundi muntu wabikora. Lorette ati simbizi, ariko n'abantu bose barimo gukeka ko ari bo nyine babikoze, kandi nanjye usibye no kubakeka nanabihamya nuko ndimo kugerageza kubyirengagiza ngo niyumvisha ko koko ari byo, maze bikambabaza cyane. Wendy ati none se gihamya ufite ni iyihe? Ubundi se byagenze gute? Byaje gute kugira ngo umere gutyo? Lorette atangira kumubwira byose ati sha urabizi ko ubushize uza hano nari nakweretse amavuta meza Sophie yanzaniye ambwira ngo ninyisiga nzagira uruhu rwiza cyane, ngo igihe cy'ubukwe kizagira ndi umugeni mwiza cyane. Kandi koko nibyo, nanjye narayisize nyine mbona mfite uruhu rwiza cyane rutangaje. Wendy ati ibyo ngibyo ndabizi warabimbwiye ndanayazi, warayanyeretse cya gihe mva hano ndabyibuka si vuba se? Lorette ati yego nyine narayisize, kandi koko nawe warabibonye uko nari nsigaye meze. Nari nsanzwe mfite uruhu rwiza cyane, none ariko byari byarushijeho. Kuva cya gihe ariko ntago nongeye kuyisiga, harandi nari mfite ku ruhande nari nagize ngo nayo abanza ashire. Uyu munsi mu gitondo nibwo nongeye kuyisiga. Nkiyisiga mu maso nagize ngo ni nk'ahantu wenda hari urusenda nafashe, ariko nakomeje gushya kandi nkumva ubushye bugenda bwinjiramo imbere. None sha dore uko nabaye. Wenda arababara ati ariko mana mbega abagome, ka Sophia burya ni akagome gutyo? Lorette ati rega hari nubwo ndimo gutekereza ko barengana, none se iminsi nari imaze nyisiga ko ntacyo nari narabaye. Wenda aramubwira ati ariko urasetsa, urumva se wari kuba iki ku munsi wa mbere? Yagombaga kubanza nyine kujijisha, ubwo ni ibintu yaje kongeramo utabizi, nukaza mu cyumba cyawe bishyiramo kugira ngo uyisige umere gutyo. Lorette ati rega nanjye niko ndimo kubitekereza ariko simbyumva neza, none se kuki yari kubanza kuyangurira ko yinjira mu cyumba cyanjye uko ashaka kose? Kuki ataje niba ari n'amaside yashyizemo ngo ayashyire mu mavuta yanjye asanzwe? Urumva niba ari ubugome yashakaga kunkorera yari kubanza kungurira n'amavuta, kandi byari guhita biba impamvu yo kumukeka koko? Wendy ati ariko reka gutekereza ibintu byinshi yewe. Impamvu urimo gutekereza ibintu byinshi cyane nuko udashaka kubyiyumvisha ngo wakire ko aribo baguhemukiye, ariko nibo nta n'undi muntu ugomba gukeka rwose. None se nkubaze, hari uwundi muntu ujya uza mu cyumba cyawe? Lorette ntukajye uba umwana cyane,
kuba bakwereka umutima mwiza bakagusekera, bakakwereka ko bagukunze cyane, ntabwo ari byo bivuze ko bagukunze banakwifuriza ibyiza. Uranyumva neza? Wari wiboneye umugabo w'umukire w'umwana mwiza, none buriya Sophia yakugiriye ishyari, nawe yaramwifuje, wenda yabonye atamukunda nk'uko agukunda, ahita agira ngo mwese mumubure. Wowe ab'isi ntubazi n'ubugome bwabo. Ab'isi niko bamera nshuti yanjye, ahubwo mbwira dukora iki koko, ko njyewe numva tugomba no kubafungisha. Lorette kumva ibyo bintu ngo babafungisha aravuga ati bareke, ntago nabafungisha, Imana izaba ibibarize, njyewe ntabwo ibyo ngibyo nabijyamo. Wenda waramweretse ko yarakaye cyane, aramubwira turamenye, njyewe ntago nabyihanganira, bagomba kubihanirwa. Lorette ati ni ukuri tubareke, njyewe ntabwo ibyo bintu nshaka kubyinjiramo. Wenda ati bagomba gufungwa bakabibazwa, uyu munsi bangije isura yawe, ejo banakwica, wowe nta kintu byumvamo. Lorette aramubwira ati ndabyumva, ibintu bankoreye ni ndengakamere, ariko bihorere bazagwa ahandi. Aramubwira ati kandi usibye wowe uzi neza uko byagenze, sinshaka ko hari undi muntu umenya neza inkuru yose uko byagenze, ntihagire umuntu n'umwe ubimenya, reka bakomeze babikeke, ariko iyo nkuru y'amavuta Sophia yari yanguriye ntihazagire n'umwe uyimenya, kuko nta n'umuntu n'umwe nigeze mbibwira, bose bandebaga bakumirwa ariko nta n'umwe uzi uko byari bigenze. Rero bihorere bigume hagati yacu, ntihazagire umuntu n'umwe ubimenya. Wendi ahita amubwira ati nyumvira kandi, kuki wakomeza guhishira abagome, njyewe ndumva wanabivuga urusisiro rwose rukamenya ubugome bwabo. Lorette aramubwira ati hoya ntabwo ari ngombwa, bihorere. Wendi ati sha ubwana bwawe bwiza buzagukoraho ni ukuri, ngaho bareke ni akazi kawe. Icyo gihe noneho yahise anamubwira ati ngaho ngwino nguherekeze tujye kureba abaganga bakuvure, reba ukuntu wabaye. Lorette aramubwira turamenye, nanyura hehe koko, urumva naca he? Wenda ati sha ntago byoroshye, abantu bose bari bakuzi nk'umukobwa mwiza cyane mu bakobwa bose batuye ino, ukagenda bose bakagutangarira, none reba uko wabaye. Ubu watambuka bakavuga bati dore wa mukobwa mwiza cyane wari ufite n'ubukwe mu mezi 2, murebe ukuntu isura ye yabaye. Charlotte ni ukuri koko ntago byoroshye, none se nutajya kwa muganga urabigenza ute nshuti yanjye? Aramusubiza ati hari imiti y'ibyatsi nzasigaho bikuma, hari umudamu wampaye imiti yamfashije cyane, iyo ntamugira sinzi uko nari kuba ameze n'ubu ngubu. Nkurikije ukuntu yayimpaye sinongere kumva ubushye n'uburibwe bukaba bwagabanyutse, nizeye ko wenda no gukira nzakira. Wendi ati birashoboka, ushobora gukira. Njya numva banavuga ko imiti yo kwa muganga ituma ubushye butinda gukira kurusha iyo ngiyo wahisemo gukoresha. Wenda iyo ngiyo izatuma ukira vuba, ubukwe bugire warakize. Lorette aramubwira ati si ibyo siyo mpamvu nahisemo kujya kwa muganga, kandi n'ibyo bavuga nta bushakashatsi babikoreye. Naho rero ibyo ubu kuvuga sinzi aho urimo kubikura. Ese ubukwe ubu ngubu uracyarimo kubutekereza? Ninde muhungu wakemera umukobwa wabaye gutya? Wendi ati se wa mugani ubu ngubu fiancé wawe arabizi ko wabaye gutyo? Arabizi ko isura yawe yahindanye gutyo? Lorette ati sindabimubwira ni ukuri, nabuze imbaraga, ariko ndaza kuza kugerageza mbivuge. Wendi ati hoya ubu mwihoreye, mureke rwose wigira n'ikintu umubwira. Aramusubiza ati se ntagira ikintu umubwira urumva bizagenda bite? Wenda atari ko se kubera icyo wabivuga azakubone ku munsi w'ubukwe. Lorette aramubwira ati bazi akazambona narahindanye nta n'ikintu nigeze mubwira, ubwo se urumva ubwo bukwe bwaba bukibaye? Aramusubiza ati bwabuzwa n'iki kuba? Urumva yahindukira agasubira inyuma akakwanga imbere y'abantu bose baba bari aho ngaho? Sha njyewe rero ndimo ndakugira inama n'ubimubwira mbere ni akazi kawe. Wenda niba ushaka no kubimubwira uzabimubwire ubukwe bubiri iminsi mike cyane, nta kintu afite cyo kubikoraho. Lorette yabitekerejeho ati ko numva ibyo bintu ari byo byaba ari bibi cyane. Wenda akamubwira ati ariko mwihorere, ntatuye ino atuye kure cyane, nta nubwo azigira abimenya, ninde se uzabimubwira? Mureke wibivuga,
umunsi w'ubukwe ushobora no kuzagira warakize. Lorette byatangiye kumujyamo akibaza ati ariko se koko wa mugani uwamwihorera. Yakomeje kubitekereza ariko akumva abuze igisubizo neza neza. Wendy nawe akomeza kumwumvisha ko atagomba kubivuga. Igihe cyaje no kugera amusezera aramubwira ngo aratashye, ariko aranamubwira ati ndumva nawe waza tukajyana ukaba uri mu rugo iwacu nkakwitaho kuko ndumva ntashaka kugusigana n'aba bagome bakugize gutya. Amaze kumubwira gutyo yarabyanze aramubwira ati hoya sha, umuryango aba ari umuryango, birangoye kubana nabo ariko nyine ngomba kwihangana. Wakoze cyane kandi ku mwanya wawe twamaranye ukemera kuza kuba uri kumwe nanjye tukaganira ukangira inama. Uri inshuti nziza cyane, umuvandimwe Imana yanyihereye. Wendy ati ndi kumwe nawe nubwo ugize ibyago ukamera gutyo ntago nzigera ngutererana. Wendy yaragiye, Lorette nawe arasigara, ariko mu gusigara kwe yari yarakariye bikomeye cyane Sophia na mama we yanze no kongera kubavugisha. Yagumye mu nzu kandi ariheba, nta n'ahantu yongeye gushaka kujya. Yumvaga nta n'umuntu ashaka kuzongera kubonana nawe. Yumviye Wendy kandi akurikiza inama ze, yanga kubwira umukunzi w'ikibazo yahuye nacyo. Gusa umukunzi we nawe yarabibonaga ko hashobora kuba hari icyabaye gituma batakivugana, ndetse ntanemere ko bahura ngo baganire banakomeze gahunda zabo bari bafitanye. Abonye akomeje gupanga ngo bahure baganire, agahora amushakira impamvu ituma batabonana. Yegereye Wendy kubera ukuntu yari azi ubucuti bwabo, aramubaza ati ni ikihe kibazo Lorette afite ku buryo asigaye amvugisha wumva atabishaka kandi no kugira ngo tubonane akaba yarabyanze. Ibaze ko gahunda zose twari dufitanye zahagaze. Iteka ndamubwira ngo duhure ariko ntabura impamvu ampereza ituma tutahura. Ese yaba yaranyanze simbimenye? Wendy aramubwira ati ariko se koko ubu mbikubwire cyangwa mbireke? Oya, nako njyewe ntago nakomeza kumera nka Lorette nubwo yambujije kubivuga, ariko ni ukuri ntago naba umuhemu nkawe, reka mbikubwire. Urumva Lorette yakoresheje amavuta yo kwitukuza none yamutwitse uruhu, yaramwangije cyane, yangiritse mu maso bikomeye cyane, yarahiye aba ibisebe, asigaye ameze nk'agashitani. Rero impamvu yanga ko mubonana ni ukubera uko kuntu yabaye. Azi ko wahita umwanga, arashaka kuzakubwira byose ubukwe buri minsi mike cyane udafite ikintu na kimwe wabikoraho. Nyine yambujije kubikubwira ariko ni ukuri ntago namera nkawe, umbabarire ntuvuge ko nacitswe nkabikubwira. Fiancé wa Lorette amaze kubyumva byaramubabaje, maze aravuga ati ibyo bivuta bitukuza yabyisigiraga iki koko ko yari asanzwe yifitiye uruhu rwiza nkunda, kubera icyo yajyaga muri ibyo bintu byo kwitukuza. Lorette ni umubeshyi, ni umuhemu, nta nubwo kandi nzigera mubabarira. Yakomeje kubabara aravuga ati ntago ankunda, iyo aba nkunda aba yarambwije ukuri, akaba ari njye wifatira umwanzuro w'icyo ngomba gukora atabanje kumfatirana ngo azabimbwire ubukwe buri minsi mike cyane nta yandi mahitamo mfite. Wendy aramubwira ati ihanganisha, ihangane ni ukuri. Fiancé wa Lorette ati ndagiye ngiye kumureba mubwire ko nta n'ubukwe bugihari. Arambabaje cyane rwose, ndumva binteye agahinda kenshi. Wendy aravuga ati ariko mana yanjye ubu koko muratandukanye nta bukwe bugihari, kandi njyewe naramubwiye ngo abikubwire hakiri kare bikimara kuba arabyanga, none ndebera ni ukuri. Ubu se kuko mana yanjye ibi ni ibiki? Ubu ngubu yaguhishiraga iki koko? Gusa ntumubwire ko ari njyewe wabikubwiye. Aramubwira ati humura ntabyo mubwira, kandi wowe urakoze cyane utandukanye nawe kubera ko ubashije kuba umunyakuru ukabimbwira. Urakoze cyane ni ukuri. Yaragiye koko, ageze mu rugo kwa Lorette. Lorette yumvise ari we agira ubwoba bwinshi cyane bwo kujya kumureba kubera ukuntu nyine yari yaramuhishe. Yageze ahari karasohoka, ariko umuhungu amukubise amaso arumirwa. Kumubona byari biteye ubwoba bwinshi cyane birenze n'uko yabitekerezaga. Mu maso ibisebe bye byari bitangiye guhonga, ariko kubera kwivurira mu rugo yaragize isoni zo kujya kwa muganga. Ibikovu byari binini cyane kandi bimeze nabi cyane. Yari ameze nabi cyane mu maso rwose. Umuhungu yumva
nta nubwo yakihanganira gukomeza gukundana n'umuntu umeze gutyo. Yabanje guceceka yabuze ikintu yamubwira, ariko ageze aramubwira ati ibi byose byari ugushaka ubwiza gusa. Lorette aramubwira ati mbabarira, ni ukuri natinye kubikubwira. Umuhungu yahise amubwira ati rero nari nje hano kukumenyesha ko nta bukwe bugihari, nari naragukundiye uko wari uri, ntabwo byari ngombwa ngo ujye kwangiza uruhu rwawe ngo witukuze ngo urimo urashakisha ubwiza burenze ubwo wari ufite. Lorette aramubwira ati ni ukuri ntabwo nigeze nitukuza, ibyo bintu byo kwitukuza sinzi ahantu wabikuye, reka ngusobanurire nkubwire ukuntu byose byagenze. Yashatse kumusobanurira, ariko umuhungu aramubwira ati warakererewe, nta kintu na kimwe cyawe nkeneye kumva. Lorette yakomeje kumwinginga ngo amubwire, ariko ntabwo yigeze amuhereza umwanya ngo amutege amatwi amwumve. Yahise yigendera asiga amubwiye ko ubukwe bwabo nta bugihari. Lorette yarihebye, hejuru y'uko yabaye hari hiyongereyeho no ku bukwe bwe bupfuye. Yararize ahita atangira kuganyira Wendy amubwira uko ibintu byose bigenze. Wendy yarababaye aramubaza ati ariko mana, none se igeze akubwira umuntu wabimubwiye? Lorette ati hoya sha, yanze kumumbwira, sinzi ahantu yabivanye, ntabwo nzi umuntu wabimubwiye ibyo bintu. Wendy ati mana koko, nk'ubwo koko ninde wabimubwiye? Ese ubwo yabimenya ate koko? Nari nzi ko azatinda akabimenya, ariko akabimenya ari wowe ubimwibwiriye. Lorette ati sha, nanjye niko nabitekerezaga, none dore ibibaye n'ubukwe bwanjye burapfuye. Wendy yahise aza kumureba ngo amwihanganishe, aramubwira ati ihangane, ni ukuri ihangane pe. Lorette ati ni njyewe wizize, ni amakosa yanjye, mba naramubwije ukuri hakiri kare. Ubu se koko ngiye kubaho nte? Nta muhungu uzongera kunkunda ameze ntya, ibyanjye birarangiye. Wendy aramubwira ati sha, ni ukuri biragoye cyane, ariko ihangane, ushobora kuzabona undi muntu ugukunda cyane, akagukunda kandi akagukundira uko umeze. Lorette aramubwira ati ndabizi neza ko urimo kumbwira ibi byose ngo ntiheba, ariko nawe urabizi neza ko bidashoboka. Ubuzima bwarakomeje, abantu bose barabimenya ko ubukwe bupfuye, maze bakavuga bati ariko mana, murabona ibyo mukase akoze koko? Amwicira ubukwe ku munota wa nyuma, n'isura ye ayihindanye kugira ngo ntazagire n'undi mugabo yongera kubona. Murabona ibyo we n'umukobwa we bamukoreye? Murabona ibyo bakoreye uriya mwana w'umukobwa bamuhora ubusa? Ishyari n'indibi koko. Sophia na mama we bahindutse iciro ry'imigani gutyo. Nta muntu n'umwe wajyaga yicara ngo atekereze ko wenda bashobora kuba barengana, aho banyuraga hose babaherezaga urw'amenyo. Nubwo Lorette ntaho yari akijya kubera uko yari asigaye ameze, ariko Sophia na mama we nabo ntabwo bari borohewe muri icyo gihe. Aho banyuraga hose barabashungiraga bati nimuze murebe ba bagome bahindanyije umwana w'umukobwa wari ufitiye ubukwe. Babitaga abagome, bakabita n'andi mazina menshi cyane atandukanye yo kubaharabika. Lorette nawe mu buzima bugoye cyane yageze aho abona atazakomeza kwikingirana mu nzu iteka, agerageza gutangira kujya asohoka. Iyo yashakaga kujya ahantu yarazindukaga cyane kandi akagenda yitwikiriye igitambaro mu maso. Nubwo yari yitwikiriye gutya, ariko hari ababashaga kumubona, gusa byari bitandukanye cyane. Yari asanzwe atambuka bakamukurikiza amaso bitegereza ubwiza bwe n'ikimero cye, none ahubwo aho yari asigaye anyura baramubonaga bagahunga, abandi bakirukanka, abandi bagakura abana mu nzira kugira ngo batamubona bakagira ubwoba nk'aho ahari babonye umuzimu. Byaramubabaje, ati abantu bagukunda iyo uri mwiza, iyo ufite ibibazo ntawe uba ukikwitayeho. Iyo atangiye kwiheba cyane arekeraho kwiyitaho, gusokoza arabireka, buri kimwe cyose aracyihorera kuko yumvaga ntacyo bimaze kandi nawe akumva ntacyo amaze. Murumuna we Sophia yageragezaga kumwegera akamwumvisha ko ubuzima bugomba gukomeza, ariko Lorette ntabwo yabaga yiteguye kumwumva kuko yavugaga ko ari we wamugize ko, none akaba arimo kumwishima hejuru. Ubuzima Lorette yari abayemo muri iyo minsi ntabwo bwari bumworoheye habe na gatoya. Muri iyo minsi kandi mu rusisiro rw'iwabo bumvishe inkuru y'uko igikomangoma Richard kizahitamo umukobwa bazabana mu byumweru 2 gusa. Yari inkuru yari itegerejwe cyane, abakobwa bose beza bagejeje igihe cyo gushaka
si bo bari barose iryo tangazo ritangwa. Uwo munsi bose bari bawutegereje n'amatsiko menshi cyane, maze batangira no kwitegura. Muri iyo minsi Wendy yaje kumureba aramubwira ati Lorette sha, ihangane ni ukuri, ukuntu wari mwiza cyane disi, wari mwiza, ntago nshidikanya ko ari wowe Prince Richard yari guhitamo. Ubu se disi urumva umeze ute? Lorette ati meze nte? Ubu se nkubwire ko meze nte koko? Ako kanya Sofia wumvaga ibiganiro byabo yahise aza abwira Wendy ngo naze bavugana aramushaka. Wendy yaragiye maze Sophie n'agahinda kenshi aramubwira ati nta soni, urumva amagambo wari urimo kubwira mukuru wanjye umwishima hejuru, buriya se biriya bimubwiraga kugira ngo bimare iki? Nyamara kandi ntangiye kugukeka ko ari we wamugize kuriya. Wendy ahita amurusha uburakari aramubwira ati mwa bagome mwe, mwamwishe nabi none muri gushaka kubinshyiraho. Richard nampitamo, ibyo mwamukoreye byose muzabyishyura. Sofia aramubwira ati sindi Imana, sindeba no mu mutima w'umuntu, ariko amaso y'umutima wanjye ampamiriza neza ko ari we wamuhemukiye, ni we wamugize kuriya rwose, ntabwo mbishidikanyaho. Nanjye Richard ningira amahirwe akampitamo, uzishyura ibyo wakoreye mukuru wanjye byose. Sofia yarebaga mukuru we akumva agahinda, nubwo atari afite uburyo yamugaragariza ko arengana, ariko yamuteraga agahinda kenshi cyane kandi akumva amugiriye n'impuhwe. Nawe yatangiye kwitoza amanywa n'ijoro kugira ngo Prince Richard namuhitamo azashakire mukuru w'ubutabera, agerageza uko ashoboye kose kugira ngo uwo mwanya wari uzawegukana. Lorette yarebaga ibyo byose akavuga ati abandi bana disi, njyewe sindimo, barashaka umukobwa mwiza none njyewe nahindutse inyamaswa. Yakomeje kwiheba n'agahinda kenshi cyane, maze abakobwa nabo bakomeza kwitegura uko bashoboye kose. Ku munsi nyirizina wo kugenda Wendy yamunyuze hagiye aramubwira ati uyu munsi ni umunsi wanjye, ndimo ndabyiyumvamo. Richard nambona araza kuza no kwibagirwa izina rye. Lorette aramubwira ati sha, urabuzwa n'iki se? Amahirwe masa. Wendy yaragiye, hanyuma na murumuna we Sofia aza kugenda, Lorette asigara mu rugo wenyine. Bose bamaze kugenda na mama Sophie amaze guherekeza umukobwa we, Lorette yatangiye gutekereza ati ariko si njyewe nzakomeza kwigunga hano njyenyine kugeza ryari? Uwagenda nkigira aho abandi bari, nkareka gukomeza kuguma muri ubu bwigunge. Yarabitekereje ariko ahita yigarura ati hoya, ndi igikoko, singomba kuzongera kugaragara mu bantu, singomba kuzongera kugira aho abandi bari. Yakomeje kwicara wenyine ariko akumva urusisiro rwose ruratuje ntawe uvuga, abantu benshi bagiye ibwami kwirebera ibirori. Yatangiye kwibaza mu mutima ati ariko se koko wowe uzaguma muri ubwo buzima kugeza ryari? Uzaguma muri ubwo bwigunge kugeza ryari? Wowe se nta kintu cyiza ugomba kuzongera kubona? Nta kintu kindi cyiza kizongera kugushimisha? Yego wahuye n'ibibazo uba mubi, isura yawe irahindana, ariko ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe bwose busigaye ugomba kubamo ubabaye. Lorette, nawe ugomba kwishima. Uwagukoreye ibyo byose yashakaga kukubabaza, akakubabaza ubuzima bwawe bwose, ariko ibimwemerera. Basi gerageza wongere ubashe guseka ujya aho abandi bari, ubashe kumwenyura ubuzima bukomeze. Umutima wakomeje kumubwira uti niba ari ikibazo cy'uko bari buze kuza kuguseka, ugende wiyicarira inyuma, ntihagire umuntu n'umwe ukubona, nibura nawe uze kubona ibintu byiza. Lorette kubitekereza gutyo umutima watangiye gutera cyane, akibaza ati ariko se koko ibi bintu nabikora? Kwibaza gutyo umutima wongeraga kumusubiza umubwira uti yego wabikora, ubundi urimo uratinya iki? Abantu bagusetse ubwo ni iki wahomba? Ubwiza bwawe bwaragiye, nta muntu n'umwe ukigukunze, nta n'ahazaza ugifite. N'iyo baguseka nta kintu na kimwe urabuhombye. Lorette yatangiye guhaguruka buhoro buhoro, akibaza ati ariko ahari nshobora kuba nasaze. Nubwo ari uko yatekerezaga, ariko yaragiye arakaraba maze atangira kwiyitaho cyane. Nyuma y'igihe kirekire arasokoza, yongera gusokoza umusatsi we neza, yambara neza, yambara ikanzu nziza yagiraga.
Yabonye atahinguka mu bantu n'iyo sura ye imeze uko maze nk'uko yari asanzwe abigenza, afata igitambaro yipfuka mu mutwe, isura ye yuzuyemo inkovu arayihisha, asigaza amaso gusa. Yirebye mu ndorerwamo akomeza kwibwira ati ndabona ndaba ameze nk'umusabirizi uraba ugiye gusabiriza mu birori by'ibwami. Yabitekereje gutya ariko ntabwo yigeze abitindaho, ahubwo yumvise agomba kugenda kandi akagenda yihuta kuko abandi bose bari bagiye. Nyuma y'igihe kinini cyari gishize nibwo yari akoze ikintu nka we ubwe ku ibanga rye nta muntu yabibwiye, kandi nicyo kintu yumvaga kigiye kumushimisha cyane. Ntabwo yari afitiye ishyari abandi bakobwa batagize ibibazo nk'ibye, we yari agiye gusa kugira ngo abashe kureba ibirori, abashe no kwishima nyuma y'igihe kinini cyari gishize. Yakomeje kugenda ariko ahageze asa nk'uwakererewe kuko abantu bose bari bahageze. Abakobwa bari bahagaze ukwabo, barimo bisiga basubiramo buri kanya kandi bakomeza no kwitoza kumwenyura, gutambuka n'ibindi byinshi bitandukanye. Ababyeyi babo nabo bari bahagaze ukwabo, buri wese amaso ayahanze umukobwa we, akomeza no kumusabira cyane. Abakobwa bari beza, bambaye neza cyane kandi kubareba byari bishimishije cyane. Lorette icyo gihe yahise yicarira inyuma, yicara ahantu munsi y'igiti cy'umwembe cyari gihari. Nubwo yari yicaye inyuma wenyine ariko munsi y'icyo giti, ariko yabashaga kureba imbere kuko hari ahantu hitegeye imbere cyane. Icyo gihe kandi nta muntu n'umwe wari umwitayeho, nta n'uwahindukiraga ngo arebe inyuma kuko abantu bose amaso bari bayahanze imbere aho igikomangoma Richard cyagombaga guturuka. Nyuma y'iminota mikeya ingoma zaravuze, hanyuma hatangazwa ko ibirori bigiye gutangira. Umwami yari yicaye imbere n'umwamikazi amwicaye iruhande. Icyo gihe na Prince Richard yahise aza. Abakobwa bahise batangira kumwitegereza cyane bamwenyura kandi ariko banasenga, buri wese akavuga ati Mana yanjye ndakwinginze umfashe abe ari njyewe aza kuza guhitamo. Abamama nabo batangiye kumwitegereza maze buri wese akavuga ati Mana yanjye umukobwa wanjye ndakwinginze ufashe ari we baza kuza guhitamo. Abakobwa bahise batambuka imbere batangira kwiyerekana buri wese kandi akagerageza kwerekana ubudasa, akagerageza kwerekana umwihariko we. Barabyinnye biyerekana umwe kuri umwe, ibyasabwaga byose barabikora. Birangiye igihe bari bategereje bose cyarageze, ariko icyo gihe ubwoba bwari bwose n'imitima yabo itangiye gutera cyane. Abantu bose bari aho bari bafite ubwoba bwinshi cyane, usibye Lorette gusa wari aje kwirebera gusa. We nta bwoba yari afite, ahubwo yari afite amatsiko menshi cyane yibaza ati ko bariya bakobwa bose ari beza cyane, Prince Richard araza kuza guhitamo nde? Afite akazi katoroshye cyane. Muri ako kanya Richard yatangiye kugenda, agenda yitegereza abo bakobwa bose, arangije ahagarara imbere yabo bose, bategereza kumva uwo agiye kuvuga ko ari we yahisemo. Bitunguranye cyane ariko bagiye kumva bumva aravuze ati umukobwa nahisemo ntago ndi bumutangaze none, nzamutangaza ikindi gihe. Mu by'ukuri Richard nubwo yaravuze gutyo, ntago ari uko kuko umukobwa yari yamubonye, ahubwo yagira ngo yikize abari aho bose, agende yishakire umukobwa azakunda yitonze, namubona ntazongere gutangaza ibindi birori, abe ari nabwo azamwerekana. Umwami we byaramutunguye cyane, ariko umuhungu we yongera kubisubiramo, arababwira ati uwo nahisemo nzamutangaza ikindi gihe. Gusa ariko nanone yahise anababwira ati aba bakobwa bigaragaje neza cyane ntako batagize, ariko imyitwarire yabo yo kubona ukuntu banshaka nayo yanteye urujijo. Nkeneye umukobwa uzanyereka itandukaniro. Uwo nshaka nanyereka iryo tandukaniro koko, nzamuzana hano imbere yanyu mwese mubereke. Abakobwa agahinda karabishe kubera ukuntu bumvaga bamushaka, banashyizemo umuhate mwinshi cyane kugira ngo bamwegukane. Lorette we yari akibereye munsi ya cya giti, atumva ukuntu Richard abuzemo umukobwa n'umwe, n'ukuntu we yabonaga abakobwa ari beza. Nubwo yari kure yabo, ariko yarabibonaga neza cyane.
Bose babonaga ko Richard nta n'umwe yigeze ashimamo ko ari uko ahubwo yanze kwerura ngo abivuge. Lorette icyo gihe yahise ahaguruka ngo nibamara gutangaza ko ibirori birangiye ahita asohoka mbere yigendere hatagira n'umenya ko yaje aho ngaho. Ariko akimara guhaguruka Richard wari ugihagaze aho ngaho imbere nawe maze baramubonye. Yaramubonye aratungurwa cyane kubona umukobwa wicaye inyuma aho ngaho munsi y'igiti wenyine, maze ahita atunga urutoki aho Lorette yari ari arabaza ati uriya ninde? Uriya ninde uri hariya wenyine munsi y'igiti? Bose bahise bahindukira baramureba. Lorette nawe kubona abantu bose bamurebye nuko ubwoba buramwica akumva yakiruka akigendera, ariko ntago yari kwiruka ngo asohoke, ntago yari gusohoka badatangaje ko ibirori birangiye, kuko ntago byari byemewe gusohoka ubwo burenganzira budatanzwe. Richard yakomeje kubaza ati uriya ninde witwikiriye ibitambaro? Bahise bamubwira bati ahari ni umusabirizi. Ati umusabirizi? Gute umusabirizi yaza gusabiriza ibwami mu birori nk'ibi ngibi bikomeye? Yahise agenda amusanga, Lorette ubwoba buramwica ndetse burushaho no kwiyongera cyane. Yahise ajya inyuma y'igiti aracyegera cyane, igitambaro yari yitwikiriye noneho nacyo aracyegereza cyane kugira ngo Prince Richard atamubona mu maso. Umutima watangiye gutera cyane nk'aho umuntu wese umuhagaze imbere yawe. Prince Richard yamugezeho aramusuhuza, Lorette akibaza ati ni njyewe arimo gusuhuza? Oya, ntabwo ari njyewe. Yaratitiye no kuvuga biramunanira. Ukuntu arimo gutitira yarabibonye abona n'ubwoba bwinshi cyane afite. Aramubwira ati humura wigira ubwoba, ngaho mbwira kubera iki wowe waje ukaza hano munsi y'igiti ntuzi aho abandi bari? Ese ntabwo wari waje mu birori? Lorette noneho yagerageje kuvuga aramubwira ati nari naje hano kwirebera gusa nta kindi. Richard ati kureba gusa? Lorette ati yego nyiricyubahiro, ntago naje hano kugira ngo mbyine cyangwa se niyerekane ngo mumpitemo. Richard aramubaza ati kubera iki? Lorette ati kubera ko ndi nk'igikoko, isura yanjye yarahiye cyane, ndamutse nkuyeho iki gitambaro nitwikiriye mukabona isura yanjye uko imeze mwagira ubwoba bwinshi cyane mwakirukanka, ntago mwaba mukimpagaze imbere gutyo. Rero ntago ndi umuntu waza ngo ujye mu marushanwa kimwe n'abandi, kuko meze nabi cyane, isura yanjye iteye ubwoba bwinshi cyane. Richard yarikanze aramubaza ati umeze nk'igikoko? Niko bimeze koko? Lorette ati yego, nta nubwo nari nemerewe kuza hano, mumbabarire ndabinginze. Prince Richard ati ninde wakubwiye ko utari wemerewe kuza hano? Lorette ati nanjye ubwanjye nkurikije uko meze ndabibona neza rwose ko ntari nkwiriye kuza hano, kandi na buri wese yarabimbwiye ubwo abandi bakobwa biteguraga bambwiraga ko njyewe ntagomba kuza hano. Richard aramubwira ati ese wanyemerera nkakuraho icyo gitambaro maze nkareba isura yawe? Lorette aramubwira ati hoya oya rwose nyiricyubahiro, ntago mukwiriye kureba isura yanjye, ntago mukwiriye ibintu nk'ibi ngibi. Richard ati kubera iki ntayireba? Lorette ati isura yanjye nabikubwiye ko imeze nk'igikoko, yarahindanye cyane, ndi mubi, meze nabi cyane, nabatera kugubwa nabi cyane, nabatera icyo n'iki. Richard mu ijwi rituje noneho yaramubwiye ati humura, kubona isura yawe ntacyo byantwara, njyewe ndi umuganga, wari ubizi? Lorette ati hoya ntabyo nzi. Richard ati ndi umuganga kandi abaganga tubona ibintu byinshi bitandukanye biteye ubwoba. Nabonye ibisebe bivirirana biteye ubwoba, ubushye, inkovu ziteye ubwoba, nkubwire n'ibindi. Nabonye ibintu byinshi cyane bishobora gutuma umuntu agira n'isereri akikubita hasi. Rero humura, nta kintu na kimwe nabona ngo kintere ubwoba cyangwa se ngo kingwe nabi nk'uko uri mu kubitekereza. Ngaho rero nyemerera ndebe isura yawe. Lorette yarumiwe, mbega umuntu yari abonye wicisha bugufi yashoboraga no kubimubwira amutegeka kubera ububasha yari abifitiye, ariko siko byagenze, yarabimusabaga kandi akabimusaba amwinginga cyane. Yari atuje yoroheje kandi ubona ko amwubashye cyane.
Ako kanya abantu byatangiye kubacanga bakibaza bati arimo aravugana iki koko n'uriya muntu witwikiriye ibitambaro kuriya. Bitunguranye cyane ariko Lorette yamuhaye uburenganzira maze bagiye babona n'ibiganza bye atangiye gukuraho igitambaro ashaka kureba isura ya Lorette. Lorette kwibona ibiganza bya Prince Richard bimukoraho yumvaga atarimo kubyumva, akumva no guhumeka biramunaniye. Yari yagize ngo ahari ni inzozi yibereyemo. Gusa igitambaro cye cyose yaje kukimukuraho, isura ye yose iragaragara, abantu bose baramubona. Abatari basanzwe bamuzi bifashe ku munwa bakibaza bati nyagasani, uriya muntu koko yabaye iki? Ukuntu disi bigaragara ko yari umukobwa mwiza cyane. Abari basanzwe bamuzi nabo baribazaga bati Lorette yaje gukora iki hano? Ubu se arashaka iki? Na fiance we bari bafitanye ubukwe yahise amwanga, none akumva umwana w'umwami igikomangoma koko arumva se ariwe wamuhitamo akamwemera? Yaje hano kurutanga gusa nta kindi. Uko buri wese yakomezaga kwibaza kuri Lorette, niko na Prince Richard yari arimo kumwitegereza, kandi akimara kubona uko yabaye ntabwo yigeze areba hirya ngo arekere aho kumwitegereza, ahubwo yakomeje kumwitegereza cyane. Yakomeje kureba uko yabaye maze azamura n'akaboko amukoraho, akora kuri za nkovu ze. Yarebye ukuntu ameze atangira kwibaza ati uyu mukobwa atarahura n'ibi bibazo ubu ngubu yasaga ate? Ko mbona yari mwiza cyane. Ntabwo icyo gihe yigeze abyihererana, yahise amubaza ati witwa nde? Lorette aramwibwira, amubwira izina rye. Prince Richard ahita amubwira ati Lorette uri mwiza cyane. Lorette yarikanze, nyuma y'igihe kinini abantu bari basigaye bamubona ntibashake no kumuvugisha. Noneho yari abonye umuntu umuvugisha kandi amwitayeho. Kuva yashya kandi nibwo bwa mbere umuntu yari yongeye kumubwira ko ari mwiza. Yakomeje gutungurwa cyane maze ariko ahita abihakana, aramubwira ati sindi mwiza nyiricyubahiro, ntago ndi mwiza, ndi mubi cyane, kereka hari wenda niba murwaye amaso. Richard ati hoya nta maso ndwaye, nta n'ikibazo na kimwe cyo kureba mfite, ibyo nkubwira ni ukuri. Yongeye gukora kuri imwe mu nkovu ze, aramubwira ati uku kuntu wabaye ushobora kuba ari aside yagutwite sibyo? Lorette aramubwira ati simbizi, nta nubwo nzi neza ikintu cyanyacyo cyatumye mera gutya. Prince Richard ati njye ndabizi, ndi umuganga, nabonye kese nyinshi cyane zimeze nk'uku kwawe. Niba ari n'umuntu wakugize gutya yabikoze ku bushake bwe. Ninde wakugize gutya? Lorette yari abizi, yarabikekaga ko ari Sophia na mukase bamugize gutyo, ariko kubibwira Prince Richard yumvaga wenda hari ingaruka bishobora kubagiraho, maze aramubwira ati nyiricyubahiro ntago mbizi, ntago nzi neza nanjye ukuntu byangendekeye kugira ngo isura yanjye ihinduke gutya. Prince Richard yaramwitegereje, arabibona neza ko ashobora kubaza umuntu wamugize gutyo, ariko ko arimo kumuhishira. Abonye yanze kumubwira yahise amufata akaboko aramujyana, ahita abaza abari aho bose ati ninde wahindanyije umukobwa mwiza gutya? Abantu bose baracecetse, nubwo bari babizi ko ari Sophia na mama we babikoze, ariko kubivuga byabateye ubwoba baraceceka, ahubwo bakajya babivugira mu matamatama, habura n'umwe utinyuka ngo ajye imbere ajye kubivuga. Wendy wari uri aho ariko yishakira ko Prince Richard amubona ko aramwitaho cyane, yahise atambuka maze ajya imbere, ajya impande ya Prince Richard, aramubwira ati nyiricyubahiro umuntu wamugize gutya njyewe ndamuzi neza. Wendy icyo gihe imbere y'abantu bose yumvaga yiteguye kuvuga ibyo abantu bose bari batinye kuvuga. Yatangiye kwerekana ko afite agahinda kenshi cyane maze abwira abari aho bose ati njyewe nanga akarengane, nanga ubugome, nababajwe cyane n'ibyo inshuti yanjye bayikoreye. Uyu mukobwa Lorette yari inshuti yanjye cyane, n'ubu ngubu ni inshuti yanjye, nababajwe n'ibyamubayeho nubwo yakomeje kubihishira. Wendy kugira ngo agaragaze agahinda ke yaranarize, maze mu marira menshi ahita avuga ati uku nguku Lorette ameze
ni mukase n'umukobwa we Sophia babimukoze. Bari bamugiriye ishyari kuko yari mwiza cyane kandi agiye no gushyingiranwa n'umugabo w'umukire. Nibo bamugize gutya. Prince Richard nawe byaramubabaje cyane. Nawe yumva agahinda karamwishe. Maze ariko akomeza kubona amarira ya Wendy n'agahinda ke. Aramubaza ati, ko mbona wababajwe n'ibyo bamukoreye, ukababazwa n'ibyo bakoreye inshuti yawe. Abo bantu bamukoreye ibyo bintu tubahanisha iki? Wendy aramubwira ati, nyiricyubahiro, abo bantu ni abagome cyane n'abicanyi, nabo bakwiriye gupfa. Abari aho ngaho bose batangiye gusakuza bati, nibyo, uwo mukase n'umukobwa we ni abagome n'abicanyi, nabo rwose bakwiriye guhanwa. Lorette ibyo bintu byari birimo kubera aho ngaho ntabwo yarigeze abitekereza na gatoya ko bishobora kuba, maze bitangira no kumutera ubwoba bwinshi cyane. Agahinda karamwishe, atangira kwibaza ati, mana yanjye, ibi koko nibyo byanzanye hano? Naje hano kugira ngo aba bantu mbashyire mu bibazo? Yego koko Sophia na mama we baramemukiye cyane, ariko nta kibi na kimwe mbifuriza. Yahise asaba kugira icyo avuga, maze aravuga ati, mwese murabeshya, abatekereza ko Sophia na mama we bamemukiye muribeshya cyane. Reka mbabwize ukuri mwese rwose, ibyo mutekereza si byo. Mwese mutekereza ko ba mukase b'abantu ari inyamaswa, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntimugatekereze ko ikibi cyose cyambaho aribo baba bagiteye. Tubanye neza cyane, ni nka mama wanjye na murumuna wanjye twibanira mu rugo. Iwacu ni amahoro, nta n'ikibazo na kimwe tujya tugirana. Rero nta n'uruhare na ruke bafite mu byabaye byose, ntimukajye mukomeza no kubabeshyera. Na accident yabayeho, mureke kubavuga nabi, nta cyaha na kimwe bafite. Abantu bose barumiwe, bakavuga batari kuri uriya mukobwa yarasaze. Buriya se arimo arabavugira kubera iki ko aribo bamugize kuriya? Buriya se ararwana n'iki? Barumiwe, bakibaza impamvu avuze ibyo bintu bakumva ntibabyumva. Sophia na mama we bo aho bari bahagaze barikanze, maze Sophia n'amarira atangira kumwica ku mutima, akavuga ati, uri umwana mwiza cyane Lorette, uri umuntu mwiza cyane. Nubwo tumaze iminsi tutavugana neza, ariko ndabizi neza ko utigeze utwanga. Urakoze kudutabara, udukijije urupfu. Prince Richard nyuma y'uko Lorette yavuze ibyo bintu yaramwitegereje, maze nawe yumva arumiwe bitewe n'amagambo Wendy yari amaze kuvuga. Noneho we akaza yavuguruza, kandi bisa nkaho rwose bashobora kuba baramuhemukiye, ariko ari ukugira ngo abatabare gusa ntibahanwe. Ibirori baje gutangaza ko birangiye, ariko nk'uko Prince Richard yari yabivuze, bababwiye yuko hazaba ibindi birori byo gutangaza umukobwa yahisemo. Gusa icyo gihe yabwiye Lorette ko azamutumaho bakongera bakavugana. Lorette yarigendeye, ariko ibyamubayeho byose yumvaga ari nk'inzozi. Richard we bose bamaze kugenda, mama we yaramubaje ati, kubera iki twabonaga uriya mukobwa umwitayeho cyane? Richard ati, mama, uriya mukobwa ni mwiza, sinzi niba wowe utigeze ubibona. Ni mwiza kandi aratandukanye cyane, afite ikintu muri abandi bakobwa badafite. Nabonaga ari umuntu wicisha bugufi cyane, kandi afite n'umutima mwiza. Ntago yaje hano kurushanwa, ntiyari yaje hano ngo abyine, yari yaje kureba gusa kugira ngo yishime gusa nta kindi. Simbizi, ariko nabonye afite itandukaniro rikomeye cyane hamwe n'abandi bakobwa. Mama aramubwira ati, ibyo ndabyumva mwana wanjye, ariko hari ikintu urimo kwirengagiza gikomeye cyane. None se kuriya kuntu ameze urabivugaho iki? Prince Richard aramubwira ati, mama, ibyo ntubyibazeho cyane. Natangiye kuvugana n'abaganga bakomeye cyane, abaganga bashobora kuzamuvura agakira, biriya ntubigireho ikibazo. Babaye aho, ariko nyuma y'iminsi mike ya Lorette ubwami bamutumyeho. Nk'uko nta kintu yajyaga ahisha mucuti we Wendy, n'ubundi yarabimubwiye. Ari bugende, Wendy yamubwiye ko yifuza kumuherekeza. Aramubwira ati, ndashaka guhangana n'abantu mu nzira biha ibyo kukuvuga no kukitegereza cyane, batangira no kuguhimba amazina, kubera ko batuma witekerezaho cyane, kandi ni ukuri simba nshaka ikintu cyagusubiza inyuma. Lorette arambwira ati, sha Wendy, ubu koko nzaguhemba iki? Uzi ukuntu mfashije, uzi ukuntu nanjye
nanga kugenda mu nzira njyenyine kubera ukuntu nabaye n'ukuntu abantu bakomeza kugenda banyibazaho bakanamvuga. Iyo ndi njyenyine abantu baranyitegereza cyane simbone n'aho ndeba, ariko iyo turi kumwe tuba twiganirira nta nubwo babyitayeho. Baragiye bagenda baganira Lorette ariko akagenda amubaza ati ese ubu koko baranshakira iki? Wendi mu mutima akumva umujinya, agatekereza ati ubu se uyu nguyu yarijijisha mu bisi, ubu se arambaza ibi ngibi byose ayobewe ukuntu Prince Richard yamurebaga, none se yabonaga hari uwundi mukobwa yitayeho nk'uko yaramwitayeho? Yirirwa ndatira avuga ngo yaramubwiye ngo ni mwiza, ahari abazi ko byanshimishije. Ubundi kubera iki akomeza kumbangamira? Nari nzi ko fiancé we nibashwana ninjye bazahita yifatira akimara kumera kuriya. None ndebera, namwirukanseho ntako ntagize ariko yanze kunkunda. Prince Richard nawe none ndebera kuba yarahiye afite isura ikanganye kuriya ntacyo bimubwiye. Umva none ariko aho kugira ngo amuntware nzanahasiga ubuzima. Mu mutima akomeza kuvuga ati Lorette urabeshyera ubusa, nzakugenderaho paka. Rwose nzakomeza nkugendereho paka mwegukanye. Reba ubu ngubu ngize Imana turajyanye, aya n'andi mahirwe yo kongera kumubona, ndakoresha uko nshoboye kose nkomeze mwigireho mwiza. Noneho kuri iyi nshuro ariko Prince Richard ninjye nawe nzakuryarya, uzarinda upfa utaramenya Wendi wa nyawo ari we. Wendi yabyigumaniye mu mutima we, nta kintu na kimwe yigeze amutangariza. Bakomeje kugenda bakaganira bagaseka, Lorette akamubwira ati mana koko uzi ko nyuma y'igihe kirekire ntaseka Prince Richard yongeye gutuma nseka? Ndimo ndumva afite akanyamuneza muri iyi minsi, sinzi impamvu ni ukuri. Kubona ukuntu yaranyitayeho cyane ni ukuri byatumye numva ko nkiri umuntu nk'abandi kandi ko mfite n'agaciro, gusa nyine nanone mfite ubwoba. Wendi aramubaza ati ubwoba bw'iki se kandi? Aramusubiza ati ndimo ndibaza niba atari ibihano ngiye guhabwa wenda, kuko umuntu nkanjye sinkeka ko yari yemerewe no gukandagiza ibirenge by'ibwami. Wenda aramubwira ati humura yewe, kandi niba ari n'ibihano ndabigufasha tubirangize vuba. Lorette akomeza gutungurwa n'ukuntu Wendi akomeza kumwitaho, maze yumva agiye no kurira. Aramubwira ati sha Wendi, iyo ntakugira uzi ko mba nariyahuye ahari. Imana izamfashe urukundo unyereka, ineza yose ngirira nanjye nzabikwiture. Wenda aramwenyura ariko mu mutima yumva arimo gushira, aravuga ati zibase tugende unyegereze kuri Richard ntangire mwiyegereze umvaneho ubwo bugoryi bwawe. Bageze koko barinjira, ariko Prince Richard akibona Lorette yaherekejwe na Wendi arikanga. Yasabye ko Lorette ari we wenyine waza bakajya kuganirira aho bari babateguriye. Wendi nawe baramwakiriye ariko ntibajyana. Byaramuriye kubona batajyanye, yumva akajinya ariko arifata. Lorette na Richard bari kumwe bonyine, Richard yaramubajije ati uriya mukobwa muri inshuti bingana iki? Lorette aramubwira ati simufata nk'inshuti gusa ahubwo ni nk'umuvandimwe wanjye. Aramubaza ati nibyo koko umuvandimwe wawe? Lorette ati yego, mbona byararenze ubucuti ahubwo asigaye ameze nk'umuvandimwe wanjye. Ni inshuti yanjye magara, umujyanama wanjye, umunyamabanga wanjye, ni byose kuri njyewe. Richard aramwitegereza ariko ahita amubwira ati ibyo tubireke, ndashaka ko tuganira kandi mbabarira umbwize ukuri kose gushoboka ku kuntu byagenze ngo umere gutyo. Noneho icyo gihe yamubwiye byose ukuntu byagenze, kakeka ko ari mukase n'umukobwa we bamugize gutyo. Atari ko cya gihe ntago nashakaga kubasebya mu ruhame rw'abantu kandi nta nubwo mbibabwiye kugira ngo mubahane, nuko gusa mwari mumbwiye ko mukeneye kuri kose ku kuntu byagenze. Prince Richard aramubwira ati ikigaragara cyo nuko uri umuntu mwiza cyane, utandukanye n'abandi bantu bose. Uriya mukobwa waguherekeje we yaratinyutse abivuga mu ruhame imbere y'abantu bose, anabasabira igihano cyo gupfa. None wowe byabayeho warabihakanye, ubakingira ikibaba kandi ubizi neza ko bashobora kuba aribo batumye umera gutyo. Uratangaje cyane,
utandukanye n'abandi bantu bose. Yahise amubwira ati urakoze cyane kumbwiza ukuri ariko reka tubireke ibyo ngibyo. Uwagukoreye ibyo tumureke kuko njyewe ubwanjye nzamwimenyera. Reka rero tuganire ku mpamvu nagutumyeho ari nayo mpamvu uri hano. Lorette yahise atangira gutitira yumva ubwoba ariko Richard amusaba gutuza ati humura ibyatumye ngutumaho si bibi. Ndashaka ko ujya kwivuza. Lorette ati kwivuza? Richard ati yego, ndashaka kuguhuza n'abaganga b'inzobere bazobereye mu kuvura indwara nk'izo ngizo. Bazakuvura izo nkovu zose zigushireho, isura yawe yongere igaruke nk'uko wahoze. Yatangiye kumusobanurira byose, amubwira n'aho byakorerwa. Lorette akibaza ikintu azishyura ubwo buvuzi buhenze gutyo, akibaza aho yakura amafaranga y'amatike y'indege n'ibindi bintu byose byasabwaga maze akumva biramuyobeye. Gusa Richard amubwira yuko azabyikorera, ko nta kintu na kimwe amusaba gutanga, ko icyo amusaba gusa ari ukubyemera gusa nta kindi. Lorette yakomeje gutungurwa cyane ati kubera iki urimo kunkorera ibi byose? Richard ati kubera ko ubikwiriye. Yahise amubwira igihe azagendera ariko amubuza kugira ikintu na kimwe yongera kubwira Wendy. Aramubwira ati imipangu yawe yose ntugire ikintu na kimwe umubwira. Ntumubwire ko ugiye kwivuza, ntunamubwire ibyo twaganiriye. Richard yamubwiraga gutyo kuko yari yabonye ko wenda ashobora kuba atari umuntu mwiza. Igihe cyarageze barataha ariko koko ntabwo yigeze amubwiza ukuri ku bintu baganiriye we na Richard. Igihe cyarageze Lorette ajya kwivuza ariko yari yarabihishe Wendy, nta kintu na kimwe yigeze amubwira. Yamaze igihe kinini ariko aho agarukiye abantu baramubonye baratungurwa cyane. Nta muntu n'umwe watekerezaga yuko bashobora kumuvura agakira. Yari ameze neza, reba ibikovu byose byarashize, ari umukobwa mwiza cyane. Prince Richard nawe yaramubonye abona ukuntu yabaye mwiza cyane, aravuga ati nari mbizi kandi naranabibonaga ko uri umukobwa mwiza cyane w'igitangaza. Lorette yaramushimiye cyane, yumvaga atazi n'ijambo yabona avuga amushimira kubera ibyo yamukoreye byose. Aramubwira ati nari narajugunywe, abantu bose bari barantaye ariko wowe warambonye ubona nkiri uw'agaciro, wongera kumpereza icyizere cy'ubuzima, uramvuza, unyitaho, none isura yanjye yarongeye iragaruka. Ubu se koko nakwitura iki? Akomeza amubwira ati ni ukuri sinzi ko nabona ikintu na kimwe nakwitura, ngishaka nkakibura. Richard aramubwira ati nyamara kirahari. Lorette ati ntacyo, ubu se nakwitura iki? Ubutunzi se iki koko? Richard aratekereza amara akanya atarimo kumuvugisha, maze ariko nyuma ageze aramubwira ati uzi ikintu wanyitura kikanshimisha cyane? Lorette aratungurwa ariko agira n'amatsiko yo kumva icyo kintu agiye kuvuga. Aramubaza ati ni igiki icyo ngicyo? Kimbwire rwose, niba ari ikintu gishoboka nakora ndagikora, ariko mbashe ko kwitura ineza yose wangiriye. Prince Richard ati uzi icyo kintu wanyitura? Lorette ati nyine ni igiki kimbwire? Richard aramubwira ati nkeneye ikintu kimwe gusa, nkeneye umutima wawe. Lorette arikanga ati umutima wanjye? Umutima wanjye? Hana yanjye, ese urakomeje? Richard ati yego, nicyo kintu cyonyine nkeneye, ntabwo ari ikiguzi ku byo nagukoreye byose, ariko ndashaka kumenya ko ngukunda. Nagukunze kuva cyagiye witwikiriye ibitambaro, numva ijwi ryawe gusa, ntaranabasha kubona neza isura yawe. Richard yamubwiye byinshi, amubwira ko uko iminsi yagiye iza, kuko yakomezaga kumwitegereza, ko yabonye ari we mukobwa yahoze yifuza ubuzima bwe bwose. Aramubwira ati naragukunze cyane, ngaho nawe mbwira niba umutima wawe ndimo kugusaba uwunyihereye. Lorette yumvaga atabyumva, yumvaga byamucanze, ariko kubera ukuntu nawe yari yaramukunze cyane byaramushimishije cyane. Aramubaza ati umutima gusa niwe urimo kunsaba? Richard aramubwira ati yego. Lorette byakomeje kumucanga, aramubwira ati sinzi icyo natanze kugira ngo nkunde,
kuko no kugira ngo mvugishe byonyine numvaga ntabikwiriye. Ikintu gitangaje cyane ariko ni uko Richard ati ikintu gitangaje ni giki? Lorette ati igitangaje ni uko Richard ahita amubaza ati ni uko wowe utigeze unkunda? Aramusubiza ati hoya, ahubwo nyine nanjye biratangaje ukuntu nanjye nagukunze cyane, nubwo numvaga ntabikwiriye ariko nabirenzeho ndagukunda. Richard arishima cyane aramubwira ati ndishimye cyane ko nawe wankunze. Lorette aramubwira ati ndagukunda cyane Richard, kuva cyagiye unsanga ugatangira kumvugisha natangiye kwiyumvamo ikintu kidasanzwe, umutima wanjye utangira gutera cyane. Ako kanya ntago nahise nsobanukirwa ibyo ari byo, ariko uko iminsi yagiye iza nagiye mbisobanukirwa, naje kumenya ko nanjye nagukunze cyane. Rero wansabye umutima gusa, ariko ari umutima, ubwenge na buri rugingo rwanjye rwose byiteguye kugukunda nta buryarya. Prince Richard aramubwira ati urakoze kandi ndabizi ko uzankunda urukundo ruzima, ndabizi kandi mbyiyumvamo, urakoze cyane nawe kuba warankunze. Batangiye gukundana mu ibanga kandi noneho Lorette yari yarabaye mwiza cyane, abasore bose bari baramucitseho na wa wundi wamwanze bashatse kugaruka ariko arabahakanira burundu. Abantu bose bamubazaga aho yivuje ariko ntababwize ukuri kuko byose byagenze, kuko Richard yari yaramubujije kubivuga. Umunsi nyirizina wo gutangaza umukobwa Prince Richard yahisemo warageze, ariko hagati ye na Lorette bari babiziranyeho, bazi neza ko ibigiye kuba ari nko kurangiza umuhango, kuko urukundo rwari hagati yabo bari baruzi. Lorette yari yambaye neza noneho asa neza cyane, ibyo kwitwikira ibitambaro yari yarabyibagiwe, byari amateka kuri we. Ibirori byaje gutangira, bose amatsiko ari menshi cyane, bagiye kubona ariko babona Prince Richard bari bategereje araje. Itangazo riratangwa ko bose bagiye gutuza, maze bagahamagara umukobwa bose bari bategereje kubona. Prince Richard bamuhaye akanya ngo ahamagare umukobwa yahisemo, maze bose n'amatsiko menshi cyane baratuza kugira ngo bumve umukobwa bagiye kuvuga uwo ari we. Bakomeje gutuza ngo bumve ikintu agiye kuvuga, bagiye kumva bumva aravuze ati umukobwa nahisemo ntiyigaragaje cyane, ntiyavugaga byinshi, nyamara ijwi rye rituje ryabashaga gusobanura byinshi cyane abari bigaragaje cyane batabashaga kunyumvisha. Ntiyari yaje nk'abandi, ntiyashakaga byinshi, yishakiraga guseka akishima gusa nta kindi. Abantu barumiwe bati ariko noneho Prince Richard ari mu biki karimo aratuzimiza gusa. Bakomeje kwibaza ku byo yavugaga, ariko batunguwe bose babonye ari Lorette bahamagaye. Bahise batangira kubwirana bati cyore buriya si wa mukobwa wari warahiye, wari wicariye munsi y'igiti cy'umwembe cya gihe. Baramurebye cyane maze baravuga bati niwe rwose nta wundi, yaroga ariko arakaburya. Ubu koko mu bakobwa beza bose bari bahari, buriya kiriya gihe Richard niwe yahisemo, ukuntu yari yarahiye ameze nabi cyane. Bumvaga batabyumva, nyamara nta ruhare na ruke Lorette yari yigeze abigiramo kugira ngo Richard icyo gihe amuhitemo. Imana yonyine niyo yari yabikoze. Batangiye gutekereza ko wenda Lorette hari izindi mbaraga yaba yarakoresheje kugira ngo Richard amuhitemo cya gihe n'ukuntu yari ameze, ariko na Richard ubwe hari ubwo atiyumvishaga ukuntu yari yarahise amukunda cyane bitangaje, akemera no kumufasha. Nubwo bavuze amagambo menshi bumva batabyumva ariko bidasubirwaho, noneho Lorette niwe batangaje ko ari we mukobwa watoranyijwe, kandi mu muco wabo yagombaga guhita aguma ibwami. Sophia na mama we barishimye cyane, bishimira Lorette cyane, nubwo abantu babonaga bishima bakabaryanira inzara bati dore babarozi, ubu se ko bamutwitse isura byabamariye iki? Noneho ariko baraza kumuhitana ntari burare. Bakomeje kuvuga byinshi ariko ntago byababujije kwishima no kwishimira Lorette. We na Richard batangiye no gutegura ubukwe bwabo.
habura icyumweru ngo ubukwe bube, Wendy wari wararenzwe n'ishyari kandi noneho akanababazwa n'uko Laurette asigaye amuhisha byinshi, noneho yiyemeje kumuvana mu nzira. Icyo atarazi ariko ni uko Prince Richard yari yaramuketse, yaranamushyizeho abantu bazajya bamucunga. Icyo gihe yarafashwe maze asaba imbabazi, yemera ko ari nawe cya gihe wari watumye Laurette ashya, ko yari yamushyiriye acide mu mavuta yo kwisiga. Richard aravuga ati waramuhemukiye cyane, urangije urifata uhagarara imbere y'abantu bose ubeshyera Sophia na mama we ko aribo bantu babikoze kandi ubizi neza ko ari wowe, maze uranatinya kubasabira urwo gupfa. Wenda aravuga ati mumbabarire nyakubahwa, nagira ngo hatazagira umuntu n'umwe ukeka ko ari njye wabikoze, ndabinginze mumbabarire. Aramubwira ati ugomba kujya aho mutuye ugasaba imbabazi abantu bose kubera urwango urwikiye ko watumye bagirira Sophia na mama we kandi barengana. Yarabikoze asaba imbabazi, ariko Richard aramubwira ati imbabazi ntago zikuraho igihano. Cya gihe wabasabiye igihano cyo gupfa ngo n'abicanyi, none igihano wari wabasabiye ni wowe kigiye guhabwa. Wendy kubyumva umutima wamuvuyemo, ati ndabinginze mumbabarire. Cya gihe impamvu nabivuze nari ndimo kugira ngo umbone ko ndi umuntu mwiza, ko nanga umuntu ihemukira undi, kugira ngo munkunde n'ukuri mumbabarire ndabinginze. Laurette yamusabiye imbabazi, ariko n'ubundi nubwo batamuhaye igihano cyo gupfa, ariko yarahanwe. Icyo gihe Laurette nawe yahise asaba imbabazi, asaba imbabazi Sophia na mama we ko yabarakariye cyane kandi abahora ubusa. Baramubwiye bati Laurette uri umuntu mwiza cyane, nyuma y'ibimenyetso bifatika wari ufite, nubwo wenda watwishishaga, ariko ntiwigeze ugenda utubunza ko turi abagome, na cya gihe ibwami wadusabiye imbabazi, kandi iyo ubishaka wari kutwicisha. Uri umuntu mwiza cyane, ni wowe koko ubwami bwacu bukeneye nk'umwamikazi w'ahazaza. Bariyunze bahana imbabazi, maze igihe cyo kumutahira ubukwe kigera nta kibazo na kimwe bafitanye. Ubukwe bwaje kuba kandi buba bwiza cyane, ibibazo byose byaravuye mu nzira, we na ba Sophia bibaniye neza cyane mu mahoro. Gusa yatekerezaga ubugome bwa Wendy maze bukamutera ubwoba bwinshi cyane. Yari yarize kutizera umuntu ku buryo bworoshye cyane kandi yaranabonye ko atari byiza kubwira umuntu amabanga yawe yose, ko nawe ugomba kugira utwo wisigariza. Impamvu ni uko Wendy yamubwiraga byose, ndetse bimwe mu byo yagendaga amenya bikamubera impamvu yo kumutera ishyari no gushaka kumugirira nabi. Aho bari batuye nabo bose bakomezaga gusaba mama Sophia imbabazi kubera ukuntu bari baramwishyizemo kandi arengana azira ubusa. Kumva gusa ko ari mukase wa Laurette byari bihagije gusa ngo ikibi cyose cyamubaho wumve ko ari we muntu wenyine wabigiramo uruhare. Nyamara yararenganaga, yari n'umwana mwiza cyane, nuko ahubwo abenshi yari ahuriyeho nabo kwitwa iryo zina bari bararyangije cyane, bigatuma bose bumva ko mwene abo bantu nta mutima mwiza bashobora kugira. Ubukwe bwarabaye, ariko nyuma y'ubukwe Laurette kwibona mu rugo n'umugabo, noneho igikomangoma yumvaga atabyumva. Akabwira Richard ati ubukwe bwanjye bwa mbere bukimara gupfa nahise niheba cyane, noneho nareba nuko nabaye nkumva ubukwe butazongera kubaho mu buzima bwanjye. Nta nubwo nari nkibutekereza ukundi, nari narihebye, nariyanze, numva nanjye ntakiri umuntu, numva rwose nta byishimo nzongera kugira mu buzima. Warakoze cyane kunkunda. Richard akamubwira ati humura, nta muntu uzongera kukubabaza ukundi, kandi ugomba kubaho wishimye, kandi ibyo byishimo tugomba kubibanamo. Laurette yabayeho yishimye koko, we na Richard bari bishimanye, gusa ntago yigeze yibagirwa aho yavuye, n'ineza yose Richard yamugiriye ntago yigeze yibagirwa. Mbere yo kuryama na mu gitondo abyutse yabanzaga gusenga agashima Imana. Yashimaga Imana kubw'urugendo rutangaje rw'ubuzima yanyuzemo, akavuga ati Mana uzandinde kwirara no kwibagirwa aho wankuye n'ineza yose wangiriye. Ujye umpa kandi guhora nkunda umugabo wanjye, urukundo mukunda rwiyongera umunsi ku munsi, sinkajye numva ko urukundo yankunze n'ineza yangiriye
nari mbikwiriye, njye numva ahubwo ko ari ubuntu butangaje nagiriwe, maze bimbera impamvu zo kumukunda no kumwubaha. Laurette yabaye umugore mwiza cyane kandi n'umujyanama mwiza uzi gushishoza cyane. Ntiyagenderaga ku mabwire kuko amabwire icyo yamukoreye akishinga amagambo ya Wendy akamuteranya na Sophia na mama we yari akizi. Ntiyahubukaga kandi ngo ashiturwe n'abantu bakunda kwigira beza cyane. Yarashishozaga kandi agashyira mu gaciro. Prince Richard yahoraga amushimira kandi akanabishimira Imana cyane yamuhaye gushishoza, kuko imbere y'isura ikanganye cyane abantu banatinyaga cyane, yahakuye umugore mwiza cyane, umugore umukunda kandi umugore w'umutima. Aha niho inkuru yacu y'uyu munsi tuyisoreje. Mwakoze cyane kubana natwe mukayikurikira. Ngibyo rero ibya Laurette bashyiriye acide mu mavuta yo kwisiga, maze ubukwe bugapfa akiheba, ariko nyuma Imana ikamushumbusha ikamwihera umugabo umukunda cyane, noneho kandi Imana ikamuha igikomangoma atigeze anarota na rimwe mu buzima ko ibyo bintu bishobora kumubaho. Ntihakagire uwiheba agihumeka, izuba riba rishobora kongera kurasa. Nizere ko mugiye kudusangiza ibitekerezo byanyu muri komenti, kandi nizera ko mugiye no gukomeza kubana natwe mu buryo bwose bushoboka. Nkomeje kubashimira cyane rero, muraba agaciro kenshi cyane, ntago munzi ntiturabonana ariko musobanuye byinshi ku buzima bwanjye. Komenti zanyu ziranshimisha cyane iyo nsohoye inkuru kandi nkabona mwari muyirindiriye muri benshi, nabyo biranyubaka. Ni byinshi mukora bikanshimisha bikantera imbaraga nyinshi cyane. Umva, nabashimira ntibirangire, ariko gusa mumenye ko muri abantu badasanzwe mu buzima bwanjye. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, naho ubutaha mwari kumwe na Nema.